tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Bavandimwe bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, ijwi rya Gikristo ribaherekeza aho muri hose, nimugire amahoro y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Mu kiganiro cy'uno munsi turibanda ku ngingo irebana n'ubuzima muri Kristo, imigenzo myiza mbonezamana. Reka tutangize iki kiganiro ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13 umurongo wa 13. Pawulo intumwa aragira ati: kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Nk'uko twabivuze mu kiganiro giheruka, twifashishije gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, dukomeje ibiganiro byibanda ku gice cyayo cya gatatu kirebana n'ubuzima muri Kristo cyangwa kubaho muri Kristo, umuhamagaro wa muntu, ubuzima muri roho. Muri iki gice cya gatatu, muri iki gice twatangiye kirebana n'ubuzima muri Kristo, tumaze kurebera hamwe ingingo 7 zo mu mutwe wa mbere urebana n'icyubahiro cya muntu cyangwa agaciro ka muntu. Izo ngingo uko ari 7 ni izi. Twarebeye hamwe ingingo irebana n'uko muntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, ingingo ya 2 muntu yahamagariwe guhirwa, ingingo ya 3 ubwigenge bwa muntu, ingingo ya 4 ubwiza cyangwa ububi bw'ibikorwa bya kimuntu, ingingo ya 5 ubwiza cyangwa ububi bw'ibyifuzo bya muntu, ingingo ya 6 umutima wa muntu, ingingo ya 7 imigenzo myiza mbonezabumuntu. Nyuma yo kuganira kuri izi ngingo 7, ikiganiro cy'uno munsi kirebana n'imigenzo myiza mbonezamana twakigabanyijemo ibice 3. Igice cya mbere twarebeye hamwe imigenzo myiza mbonezabumuntu, cyangwa tukaba twavuga mu Kinyarwanda ko ari imigenzo myiza mbonezabupfura. Y'ingenzi ko ari ko twabirebeye hamwe mu kiganiro cy'ubwashize, akaba ari ubushishozi cyangwa ubwitonzi mu gufata icyemezo, ubutabera, ubutwari n'ubwizige. Mu kiganiro cy'uno munsi turibanda ku migenzo myiza mbonezamana y'ukwemera n'ukwizera. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzibanda ku mugenzo mwiza mbonezamana w'urukundo. Muri kiganiro muri kumwe na Padiri Senani Ephrem, umuyobozi wa gahunda za radiyo Mariya Rwanda. Bavandimwe inshuti za radiyo Mariya Rwanda, ikiganiro cy'uno munsi turibanda ku migenzo myiza mbonezamana. Kuko twabivuze mu ntangiriro, twarebeye hamwe imigenzo myiza mbonezabumuntu y'ingenzi, akaba ari ubushishozi cyangwa ubwitonzi mu gufata ibyemezo, ubutabera, ubutwari n'ubwizige. Iyo migenzo myiza mbonezabumuntu umuntu ayigeraho akoresheje imbaraga ze,
akanafashwa n'ingabire y'Imana. Ariko imigenzo myiza mbonezamana nk'uko turi busobanure ituruka ku Mana, nayo shingiro kandi nayo iganisha ku Mana. Imigenzo myiza mboneza umuntu ishinze imizi mu migenzo myiza mbonezamana, tukaba dushobora no kuyita nyobokamana, cyangwa tukaba twanagerageza kugenekereza tukavuga ari nyobora ku Mana. Imigenzo myiza mbonezamana ifasha ubushobozi bwa muntu kugira ngo agire uruhare kuri kamere y'Imana, nk'uko ibaruwa ya kabiri ya Petero ibivuga, umutwe wa mbere umurongo wa 4, bagira bati bityo duhabwa ibyiza by'igiciro gihanitse twasezeranyijwe kugira ngo mwinjire muri kamere y'Imana mumaze kwitandukanya n'ubwononekare bwazanywe munsi n'irari. Duhabwa rero ibyiza by'igiciro gihanitse kugira ngo twinjire muri kamere y'Imana. Imana iduha ukwemera, ukwizera n'urukundo kugira ngo tugire uruhare kuri kamere yayo. Koko rero imigenzo myiza mbonezamana iganisha ku Mana ku buryo butaziguye. Iyo migenzo myiza ituma abakristo bagirana umubano n'ubutatu butagatifu. Byongeye kandi Imana imwe rukumbi mu butatu niyo nkomoko, ishingiro n'iherezo ry'iyo migenzo myiza mbonezamana. Imigenzo myiza mbonezamana ni ishingiro, iha imbaraga kandi ikaranga ibikorwa by'umukristo. Niyo ikomeza kandi igateza imbere imigenzo myiza mboneza umuntu cyangwa mbonezabupfura. Imana niyo ishyira imigenzo myiza mbonezamana mu mutima w'abayoboke bayo kugira ngo babashe gukora nk'abana bayo kandi baronke ubugingo bw'iteka. Imigenzo myiza mbonezamana ni ingwate y'uko Roho Mutagatifu adutuyemo, kandi ni ingwate y'uruhare rwe mu bikorwa by'umuntu, cyangwa tukaba twavuga ko ari ikimenyetso cy'uko Roho Mutagatifu adutuyemo, kandi n'ikimenyetso bigaragaza ko Roho adufasha mu gukora ibikorwa byiza, mu kugira neza. Imigenzo myiza mbonezamana ni itatu: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Nk'uko twafashishije iryo somo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 13 umurongo wa 13, aho abivuga ati kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko ingenzi muri byo ni urukundo. Duhereye ku mugenzo mwiza wo kwemera, tuhasobanura tugira tuti ukwemera ni umugenzo mwiza mbonezamana ushingiweho kuba twemera Imana, tukemera ibyo yatubwiye n'ibyo yaduhishuriye, kandi Kiliziya ikaba idusaba kubyemera kuko ari ukuri nyirizina. Kubwo kwemera, umuntu wese uko yakabaye yiyegurira Imana ku bushake bwe. Niyo mpamvu uwemera ashaka kumenya Imana no gukora icyo ishaka, kuko Pawulo intumwa abivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa mbere umurongo wa 17, intungane izabeshwaho n'ukwemera. Aragira ati koko rero muri yo ubutungane bw'Imana buhishurirwa bishingiye ku kwemera, bigakomeza ukwemera, kuko byanditswe ngo intungane izabeshwaho n'ukwemera. Nanone akongera asobanura ibijyanye no kwemera mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 6, agira ati kuko ku muntu uri muri Kristo ntacyo bivuze kuba yaragenwe cyangwa atagenwe. Igifite akamaro ahubwo ni ukwemera kujyana n'urukundo, ukwemera kujyana mu rukundo, ukwemera gushyitse rero kujyana mu rukundo. Impano y'ukwemera iguma mu muntu ukomeza kuba indahemuka kuri yo. Nyamara ukwemera kutagira ibikorwa kwa kwarapfuye. Ibyo ibisobanurwa neza n'ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 26,
aho agira ati koko rero nk'uko umubiri ubuze umwuka uba wapfuye, bityo n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Ukwemera rero kutagira ukwizera n'urukundo ntiguhuza byuzuye Kristo n'umuyoboke be, ntikunamugira urugingo ruzima rw'umubiri we. Ukwemera kujyana n'urukundo, kujyana n'ibikorwa byiza, ariko kandi ntikunasigana n'ukwizera. Icy'ingenzi muri byo kandi nk'uko tuzakomeza kubisubiramo ni urukundo, kuko urukundo rusumba byose. Umwigishwa wa Kristo ntagomba gukomera mu kwemera no kubaho agukurikiza gusa, ahubwo agomba no kwamamaza, kuguhamya ashize amanga kandi akakogeza hose. Nk'uko inyandiko irebana na Kiliziya y'inama nkuru yabereye i Vatikani ubwa kabiri ibivuga, abakristo bose bagomba guhora biteguye guhamya Kristo mu maso y'abantu no kumukurikira mu nzira y'umusaraba, bagahangana n'ibitotezo bitajya bibura muri Kiliziya. Umurimo n'ubuhamya bigamije kwamamaza ukwemera ni ngombwa kugira ngo umuntu aronke umukiro. Mu ivanjiri ya Matayo, Yezu arabitwibutsa avuga ati umuntu wese uzanyemera mu maso y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru, naho uzanyihakana mu maso y'abantu, nanjye nzamwihakana mu maso ya Data uri mu ijuru. Bavandimwe nshuti za radiyo Mariya Rwanda, dukomeje ikiganiro cy'uno munsi kirebana n'imigenzo myiza mbonezamana. Uno munsi turibanda ku kwemera no kwizera
mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza kurebera hamwe umugenzo mwiza w'urukundo. Tumaze kuvuga ku birebana no kwemera, dukomeje ku mugenzo mwiza mbonezamana wo kwizera. Ukwizera ni umugenzo mwiza nyobokamana utuma twifuza ingoma y'ijuru n'ubugingo bw'iteka nk'ihirwe ryacu, tukizera amasezerano ya Kristo kandi tukayishingikirizaho, nyamara atari kubw'imbaraga zacu, ahubwo kubw'inkunga y'ingabire ya Roho Mutagatifu. Mu ibaruwa yandikiye Abahebureyi, umwanditsi mutagatifu abisobanura neza agira ati: nitwikomezemo amizero yacu tudacogora, kuko watugiriye amasezerano ari indahemuka. Amizero yacu rero ashingiye ku Mana, kandi Imana ni indahemuka. Ashingiye kuri Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo ni indahemuka. Nanone mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Tito abisobanura neza avuga ati: uwo Roho yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristo umukiza wacu, kugira ngo tube intungane kandi twiringire kuzahabwa umurage w'ubugingo bw'iteka, tubikesha ubuntu bwayo. Ibaruwa Pawulo yandikiye Tito, umutwe wa 3, umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Umugenzo mwiza mbonezamana wo kwizera ujyana n'icyifuzo cy'ihirwe Imana yashyize mu mutima wa muntu, uhamya amizero ibikorwa by'abantu bishingiyeho, urabisukura kugira ngo ubyerekeze ku ngoma y'ijuru, urinda kwiheba, ufasha mu gihe cy'amage, wagura umutima mu gutegereza ihirwe rizahoraho. Imbaraga zo kwizera zirinda ubwikanyize kandi zikageza ku ihirwe rikeshwa urukundo. Ukwizera rero kudufasha mu bihe bikomeye, kuko twibutsa ko ubuzima bwacu buzakomereza mu bugingo bw'iteka. Tuzasoza urugendo rwacu hano ku isi, ariko dukomeze kubaho iteka ryose. Niyo mpamvu duhamagariwe kwitegura uko tuzabaho nyuma y'ubu buzima bwa hano ku isi, twitegura kuzabana n'Imana, ko aricyo twaremewe, turangwa n'ibikorwa byiza. Ibyo rero biradukomeza, ayo mizero aradukomeza no mu gihe cy'amage, tugakomeza kwizera, no mu gihe twabuze uwacu tugakomezwa n'uko twizera izuka. Ukwizera kwa Gikristo guhera kandi kukuzuza ukwizera k'umuryango watowe, gufite imvano n'urugero mu kwizera kwa Aburahamu, wakiriye iyuzuzwa ry'amasezerano y'Imana muri Izaki, kandi agasukurwa n'igeragezwa ryo guturaho igitambo uwo mwana we kuba intungane ku bw'igitambo yatuye. Aburahamu yerekanye ukwemera, yerekana kandi n'ukwizera mu gihe Imana yamusabye gutura umwana we Izaki, nuko akabyakira, akitegura kumuturaho igitambo. Imana rero ikabona ubwo butungane bwe, ikamushima. Ni urugero rero rwo kwemera n'urugero rwo kwizera, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 17, umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Imana ibwira Aburahamu iti: ngiye isezerano ryanjye nawe, uzaba sekuru w'imiryango itabarika. Ntabwo bazongera kwita Aburahamu, ahubwo izina ryawe kuva ubu ribaye Aburahamu, kuko nzakugira sekuru w'imiryango itabarika. Nzaguha kororoka cyane, nzakuvanamo imiryango, kandi abami bazakuvukaho. Nzagirana isezerano nawe, nzanarigirane n'abazagukomokaho. Iryo sezerano rizahoraho, kugira ngo mbe Imana yawe n'iry'urubyaro rwawe buziraherezo. Wowe n'urubyaro rwawe nzabaha gutunga burundu iki gihugu wasuhukiyemo, igihugu cya Kanahani. Pawulo intumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 4, umurongo wa 18, nawe arabivuga, avuga by'uku kwizera agira ati: yizeye ibidashoboka, nyamara aremera, maze aba atyo umubyeyi w'amahanga menshi. Avuga nyine Aburahamu
wemeye ibidashoboka. Aburahamu yageze mu zabukuru n'umugore we Sara ari ingumba. Imana yari yaramusezeranyije kuzaba sekuru w'imiryango itabarika, ariko akomeza kubyemera, abona umwana we Izaki ageze mu zabukuru. Ariko yakomeje kwizera iryo jambo Imana yari yaramubwiye, iryo sezerano Imana yari yaramugiriye. Ukwizera kwa gikristo kwigaragaza kuva mu ntangiriro y'inyigisho ya Yezu yerekeye ingingo nterahirwe. Ingingo nterahirwe zerekeza ukwizera kwacu mu ijuru ko mu gihugu gishya cy'isezerano, zerekana inzira abigishwa ba Yezu bagomba kunyura, zinerekana ibigeragezo bagomba kunyuramo. Nyamara ku bw'agaciro k'ibikorwa bya Yezu Kristo n'ububabare bwe, Imana idukomeza mu kwizera kudatamaza. Uwo ni Pawulo intumwa ubisobanura mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 umurongo wa 5. Ukwizera ni inkingi y'umutima yizewe kandi ikomeye kutugeza hahandi Yezu yatubanjirije kwinjira. Ibyo ni uko umwanditsi w'ibaruwa yandikiye Abahebureyi abivuga, umutwe wa 6 umurongo wa 19 kugeza ku 20. Byongeye kandi ukwizera ni intwaro iturwanaho mu rugamba turimo duharanira umukiro. Pawulo intumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki ya mbere umutwe wa 5 umurongo wa 8 aragira ati: nitwambare ukwemera n'urukundo bibe ikoti ry'intamenwa, amizera yuko tuzakizwa abe nk'ingofero y'icyuma. Ukwizera kudutera umunezero ndetse n'igihe turi mu bigeragezo. Nibyo Pawulo intumwa atubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 12 agira ati: nimwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa. Ukwizera kwigaragariza mu isengesho kandi ukabeshwaho naryo, cyane cyane mu isengesho rya Dawudi mu ijuru, ariryo ncamake y'ibyo amizero yacu atuma twifuza. Koko rero dushobora kwizera ikuzo ry'ijuru Imana yasezeranyije abayikunda kandi bagakora icyo ishaka. Pawulo intumwa arabisobanura mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30 agira ati: tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana, ari bo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo, ngo abe umuvuka mbere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi abo ngabo yarabahamagaye, abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane, abo yahaye kuba intungane abo ngabo yanabahaye ikuzo. Naho mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 21 Yezu akatwibutsa ko tugomba kwizera ariko tukanakora icyo Imana ishaka. Agira ati: umbwira wese ngo nyagasani nyagasani, si we uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo n'ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Muri byose buri muntu abifashijwemo n'ingabire y'Imana agomba kwizera kuzakomera kugera ku ndunduro no kuronka ibyishimo by'ijuru nk'ingororano ihoraho y'Imana mu bikorwa byiza akora abifashijwemo n'ingabire ya Kristo. Yezu aradukomeza abitubwira mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 22 atubwira ko no mu bigeragezo ari kumwe natwe, avuga ati: muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzakomera kugeza ku ndunduro uwo ni we uzarokoka. Kiliziya isenga ifite amizero isaba ko abantu bose bazakira. Ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 4. Bityo Kiliziya yizera kuzabaho yunze ubumwe na Kristo umukwe mu ikuzo ry'ijuru. Nibyo Mutagatifu Tereza wa Yezu, Tereza mukuru cyangwa Tereza wa Vira avuga muri aya magambo ati:
izere mutima wanjye, izere, ntuze umunsi n'isaha, menya neza ko byose bihita bwangu, kabone n'ubwo ukutihangana kwawe gutuma ushidikanya ikiri ukuri, igihe kigufi kugatuma kiyongera. Jya uzirikana ko kuzarushaho kurwana urugamba aribwo uzarushaho kumenya urukundo ufitiye Imana yawe, maze umunsi umwe uzarushaho kwishimana n'uwo ukunda cyane mu ihirwe ry'umunezero bitazashira. yo kubaho yose nzizera Imana, amizero yanjye ibyishimo byanjye nabishyize muri yo, nyir'ukuri nizeye Imana yandemeye kuzabana nayo. Nzahora nyishimira igihe cyose, ibisingizo byayo bizampora ubudatuza ku munwa, n'ishema mfite niyo ndikesha abintamenyekana, nimubyumve namwe mwishime. Iminsi yanjye yo kubaho yose nzizera Imana, amizero yanjye n'ibyishimo byanjye nabishyize muri yo, nyir'ukuri nizeye Imana yandemeye kuzabana nayo. Ninde utashyira amizero ye muri yo, narayishakashatse iransubiza, twese duhaguruka icyarimwe tuyirate, abayihanga amaso bahorana umucyo, mu maso yabo hazira ikimwaro. Iminsi yanjye yo kubaho yose nzizera Imana, amizero yanjye ibyishimo byanjye nabishyize muri yo, nyir'ukuri. Nshuti bavandimwe mukurikiye radiyo Mariya Rwanda, ikiganiro cy'uno munsi twibanze ku migenzo myiza mbonezamana yo kwemera no kwizera. Tuzakomereza ubutaha tuzirikana ku mugenzo mwiza mbonezamana w'urukundo. Muri make uno munsi twabukiranyije ko imigenzo myiza ituma abakristo bagirana umubano n'ubutatu butagatifu. Imigenzo myiza mbonezamana y'ukwemera, ukwizera n'urukundo. Imana niyo nkomoko, ishingiro n'iherezo ry'imigenzo myiza mbonezamana. Imana izwi mu kwemera, ikizerwa kandi igakundwa yo ubwayo. Kwemera kuganisha ku Mana kandi kuva ku Mana. Ukwizera nako gutangwa n'Imana kandi kukaganisha ku Mana. Ukwizera Imana n'urukundo nabwo ruturuka ku Mana kandi rukaganisha ku Mana, gukunda Imana yo ubwayo. Imigenzo myiza nyobokamana ni itatu: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Nk'uko Pawulo intumwa abitwibutsa mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13 umurongo wa 13 agira ati: kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko ingenzi muri byo ni urukundo.
imigenzo myiza mbonezamana niyo ikomeza kandi igateza imbere imigenzo myiza mbonezabumuntu cyangwa mbonezabupfura. Kuko umugenzo mwiza mbonezamana wo kwemera, twemera Imana kandi tukemera ibyo yaduhishuriye, ari byo Kiliziya idusaba kwemera. Kuko umugenzo mwiza mbonezamana wo kwizera, twifuza kandi dutegereza dufite icyizere gikomeye ubugingo bw'iteka hamwe n'ingabire zo kubuhabwa. Inshuti bavandimwe bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uno munsi twibanze ku migenzo myiza mbonezamana yo kwemera, kwizera n'urukundo. uno munsi tukaba twavuze ku kwemera no kwizera, ubutaha tukazakomeza tuganira ku rukundo, urukundo rusumba byose, ruta byose. Rero ndabashimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha, twese dukomeze kurangwa no kwemera, ukwizera n'urukundo. Mwari kumwe na Padiri Senani Ephrem, umuyobozi wa gahunda za radiyo Mariya Rwanda. Imana ibaho umugisha, mugire amahoro. tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya.